Ndabasuhuje inshuti zacu bakunzi ba Chantal TV bakunzi b'ibiganiro tunyuza kuri uyu murongo. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Twafashe urugendo nanone kubera ubuhamya bukomeye bw'umuvandimwe wacu, bw'inshuti yacu uri mu karere ka Bugesera. Hanyuma aragenda atubwira wenda aho duherereye neza, akaba amaze igihe kinini tuganira dupanga gahunda y'uburyo tuzahora tugakora ikiganiro. Uyu munsi rero turashima Imana ko twabigezeho. Ndumva abakunzi bacu bajya bagira ibintu bitandukanye twifuza, no gukomezanya muri uru rugendo, no kugira ibyo tugenda twigira ku bandi, hanyuma umuntu akagenda yubaka ubuzima ndetse akaba yashobora no kugira abandi inama. Uyu munsi rero tumuhaye ikaze, aratangira atwibwire, anatubwire aha hantu duherereye. Ni karibu. Muraho, murakomeye? Turaho neza, turashima Imana. Amazina yanjye nitwa Barakagwira Gaudence. Yego. Ahantu ni mu mudugudu wa Kijuri, akagari ka Musenyi, umurenge ni Musenyi, akarere ni Bugesera, ntara y'Iburasirazuba. Yego. Gaudence, aha hantu muhamaze igihe kingana iki? Muhamaze imyaka ingana nka gute? Ahantu natuye mwaka wa 2010, mumaze imyaka 14. 14. Ahantu muramaze imyaka irenga 10, abahamenyereye rwose. Hanyuma se Goda, inaha muraturusha iki? Inangaha dufite amahoro. Hari amahoro? Batuje. Dufite umutekano wa rusange mu gihugu cyacu. Yego. Ubundi turashima n'Imana. Amen, amen. Imana ishimwe. Hanyuma rero twagusuye, twakugendereye. Iyi ni televiziyo inyuraho abantu batandukanye, natwe tujya dutangaho ibiganiro bitandukanye, ariko intego ni iyo gukomeza abantu, kubabwira ko Imana ikora, kubabwira ko ubuzima bwabo butari mu biganza byabo gusa, kandi hari n'ibyo tugomba kugira ngo ubuzima bukomeze bumererwe neza. Ariko hari abantu batandukanye ushobora gutanga ubuhamya ugasanga n'abandi babyungukiyemo. Wakwibwira umuntu ute, uretse wenda amazina yawe, undi muntu utakuzi wamwibwira ute? Barakagwira Gaudence tumuvugana, ariwe ngewe. Navutse mu mwaka wa 1974. Hanyuma mfite ubumuga bwo kutabona, kamfashe mfite imyaka 10. Navutse ku babyeyi babiri, umugabo n'umugore, ariko muri bose nta n'umwe twigeze tubana muri iyo myaka yose. Ndetse nanavuga ko nawe ngeze aha ngaha nta mubyeyi n'umwe twabaye. Ni ukuvuga no muri iyo myaka 4 ntago mwabana? Ntabwo twari turi kumwe. Nari ndi kwa nyogokuru ubyara mama. Yego. Uburwayi se bwaje bute? Uburwayi bwaje ari nkuko ngo ni bya bindi by'inyine biba bigomba kuba, kwa kundi utuma umwana ukamubwira uti genda hariya, yagenda ukabona agiye hatariho, arayobye. bamubwira uti zana isabune agafata icyuma. Mbese byagiye kumenyekana n'ubundi amazi yararenze inkombe. Ni uburwayi bwizanye? Uburwayi bwiza. Ntago bigeze bavuga bati yatangiye aribwa amaso cyangwa umutwe? Oya, ntabwo narwaye amaso uko ndanabyibuka. Ntabwo nigeze ndwara amaso ngo uvuge ngo byarandiye, ahubwo nyuma y'igihe bigezemo hagati nibwo naje gutangira kubabara amaso, ariko icyo gihe bikimfata ntabwo nigeze mbabara amaso. Amaso aragenda mu by'ukuri atangira kutabona, kandi wabonaga neza cyane. Hano ahantu hakurya? Oya, ntabyandyaga. Bagerageje gushaka ubuvuzi? Twagiye mu bavuzi bashoboka, amaso barayabaga biranga. Urumva abanyarwanda bo hambere twajyaga no mu bandi banyarwanda, tujya no mu bapfumu. Yego. Naho biranga. Yego. Kuko ntawashoboraga kumenya neza niki mu by'ukuri cyagufasha. Ntawe ari kukimenya. Noneho rero ntabwo turi butindenda mu rugendo rw'imivurizwe. Ndumva cyane twakwibanda mu rugendo rw'imibereho ku mwana w'imyaka 4 udafite se hafi, udafite nyina hafi, akaba ari umwana mu by'ukuri ugize ibyo bibazo bingana gutyo. Watangiye nimba hari ibyo wibukamo mbere, byibura nko mu myaka 10 ya mbere, ubuzima bwari bumeze gute? Ubuzima bwari bubabaje. Barakwakiriye se? Oya. Nyogokuru ubyara mama yari yarabyakiriye, kwa sogokuru ubyara mama nkihari. Bari barabyakiriye, nta n'ikibazo gihari, nta n'urwanyirikaga ko ntareba. Ariko aho wapfiriye ngeze mu myaka 7, ngiye kwa nyogokuru ubyara papa,
niho byabaye ibibazo. nabo mwari haryo wambwiye ko mwari mutuye he? Mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Niboye. Mwari mutuye muri Niboye. Ubwo ni mu myaka ya za 100 niho n'ubundi bamwe batuyeho kuva muri za 80 yo na mbere hose niho kavukire yacu. Aha. Ubwo rero umukecuru tumaze kubana ubwo namenye ko ntareba. Ubwo natangiye guhura n'ibibazo kwa papa. Kwa papa twari tunaturanye. Papa yarashatse se? Yari yarashatse abagore batatu, yari yarashatse. Na mama yari yarashatse. Na mama yari yarashatse. Umwe yibera uko undi yibera uko. Ubwo rero muri iyo myaka nk'umunani nyogokuru amaze gupfa ubyara mama, ngiye kubyara papa nibwo namenye ubuzima icyo ari cyo. Ndibuka ijambo nyogokuru yavuze ntazibagirwa, byambabaje umutima ntazanibagirwa. Ntiyagera yaravuze ngo uyu nguyu wundi mumuzanye ngo amare iki. Cyakoze umusaruro we nuko agiye kuturundira abana mu rugo. Kuturundira abana mu rugo. Nawe utekereza umwana w'imyaka 8 kumusika w'icyo kintu ntago cyoroshye. Ntago cyoroshye. Ubwo rero ubwo buzima mba ntangiye umubabaro. Mba ntangiye guhezwa. Nkarwara amavunja, unarwaye amavunja. Kigali kera nayo Imana ishimwe, kera nayo arega ari icyaro. Ntabwo ari kuba icyaro, nuko utitabwaho. Nuko nitabwagaho ntabwo ari ukuvuga ngo cyari icyaro. Yego. Bandwaye amavunja. Bandwaye byari birebire, umwanda wo wari muremure. Koga ko ntabwo nogaga nka rimwe mu mwaka. Ubundi nkirarira mu ihene. Inshuti zanjye ubundi twararanaga zari ihene. Kurya niba nararyaga nge nariraga hasi ku butaka. Kuryama niba nararyamaga nge naryamaga mu musambi nka nawe uyuruza. Umusaza se yarahari? Papa yarahari nuba. Ndavuga sogokuru. Yarahari ariko ntacyo ari gushobora gukora. Nibyo ndavuga ngo umugabo ni inganzwa gutyo. Umugore niwe nyir'urugo. Nta kintu na kimwe ashobora gukora. Hari abandi bana? Urumva nari kwa nyogokuru hari aba masenge. Bari bagihari. Bari bahari. Kandi n'abana ba papa yabyaye kuri uwo mugore bari bahari. Bari bahari. Ariko nyine nge ubwo numva wowe umeze nkaho uri nyakamwe kandi uri mu muryango. Niko byari biri. Komeza rero tubwire. Ubwo rero ndwaye. Ati uyu mumujyanye. Mumujyanye. Undaje kuduteza ibibazo. Ubwo rero muri ibyo bibazo byose ayo mavunja barabonetse. Unarwaye amavunja no kugira ku mavi. No kunkokora nkarwara amavunja. Nzara nkazivanamo. Noneho y'amaso atarandiye mbere. Atarandiye ngifata. Atarakuriye ugifatwa. Icyo gihe nibwo yagarutse. Ko nibuka ko najyaga mfata inyama z'amaso nkazivanamo. Wishima. Nishima. Nkarara nishimagura, gusinzira bikanga. Kurya byurumva nyine nariraga ku butaka. Barazaga ngaho tubwire. Babisukaga hasi ku butaka. Nyogose. Nyogokuru wemewe ahubwo. Atari no kwangwe na masenge nyogokuru n'amagambo bigeretse. Nyine iki kizamara iki? Yazapfa ntacyo amaze, igisebo mu muryango n'ibindi byinshi. Ariko mbaye muri ubwo buzima bwo ndabuzi. Ubuzima burambabaza. Guhabwa akato by'urumva ku byaka mito. Mama none ikindi gikomere nagize mama nkawe aramukubitirwa. Nagira ngo ndatatse nyogokuru inkonje nkazikubitwa. Kandi mama sinzi naho ari. Papa wenda mwumva gutyo ntiyanahageraga. Yarahageraga akaza avuga iki? Nta kibazo. Yari umuntu wumvira nyina cyane. Ubwo rero mbaye muri ubwo buzima. Ubuzima burangora. Ku buryo bwigeze no kuntera ibintu byo gushaka kwiyahura. Kuri iyo myaka? Kuri iyo myaka nge nagerageje kwiyahura. Kwiyahura si ubwo wari uzi icyo ari cyo? Nari mbizi. Warabyumvaga ko umuntu apfa? Narabyumvaga kandi nanjye ese ni ukuze urera umwana ugakura umubwira ko arutwa n'uwapfuye. Urumva urwo rupfu n'ubundi ni ruhari se. Utabumva ko urwo rupfu nyine rukwegereye. Ubwo rero ngerageza kwiyahura biranga. Biranga se wari ugerageje ukoresheje iki? Amacupa. Kwitema? Oya kuyasya gutya nkajya nyahundago. Ugakoramo ifu? Ukayamira? Warabikoze? Narabigerageje igihe ngiye kubifata ngo mbimire. Umuntu abarambuye. Noneho ngerageza no kuvuga ngo nziyahuze umugozi. Umugozi rero ikintu cyananiye no kumanika mu nzu. Kuko nturi bumenye ngo ndafatisha. Ntabwo nari kumenya wundi wumanika za inzu zibigoye. Ubwo nyine aho byo biranga. Ariko ubuzima numbe kubwo buzima bwo kutabona ndabuzi. Urabuzi ku myaka mito. Ku myaka mito. Cyakoza Imana igira imbabazi. Ku myaka nk'8-10 nagiye kwiga.
nkorewe ubuvugizi n'ababikira ari Kicukiro centre de santé bari bahari. Yego. Icyo gihe bankorera ubuvugizi ndibuka ko Tony nagiye nambaye Gatagara ni umuntu wayitanze nkuko nawe wayitanga kuko baraje nyine bakora ubuvugizi papa ati mugende mubaze mukecuru mukecuru nawe yemera kubaha uwo mwana mu mujyane n'ubundi ntacyo atumariye ati ubundi igisubizo ni mukecuru nge nta kibazo mfite gende mubaze mukecuru namubaha mukecuru nawe ko ntacyo wari umumariye ku byo yavugaga numvaga agize amahirwe yo kumuvira nuko mukecuru ati mujyane asabye ko Tony ndayibuka nayo n'umuntu witwa Mama Garase nk'umuntu twari duturanye gutya kuko n'undi niwo ikibazo cyanjye wabonaga kikoreye ubwo rero buriya njya kwiga ubu giye Gatagara tutaragera i Gatagara rero tutaragera i Gatagara ukiri aho muri ubwo buzima bwo mu rugo ni iki kintu byibura wakwibuka muri uwo muryango cyaba cyarafashe umutima wawe uretse imibabaro byibura kikagushimisha bwa rimwe? Ntacyo nabona. Ntacyo. Bivuga ngo kuva ku mivukire kugera ku myaka 10 yawe ntiwari wakabonye umuntu wo kwitaho ngo akugirire neza? Nawe nabonye. Buri muntu wese yari amvira aha. Wari kunyitaho yari mama. Mama ntawe nari mfite. Nari naramubuze kandi ahari. Akiro navuga ngo kigeze kimwe. Umwenda se. Umwenda njye nambaraga ubusa. Nambaraga umwenda nko kumwambaye ubu ngubu nari umuntu wumaye kubera ko guhora nicaye hamwe kazacika. Umwenda ugacika. Koga urumva nabyo byari ikibazo nabwo nogaga. Umwenda wo rwose nuhamya buriwe. Je nakuze namara ubusa butari. Mana ishimwe igikomeza abantu ikabavana mu buto badafite umuntu n'umwe bitaho ubuzima bugakomeza. Aha ubwo buzima wumva umaze kumva inkuru ngo ugiye Gatagara. Wiyumvise ute? Uvuga se aho hantu uhizera? Oya. Ubundi numvaga ari imibabaro ngiye kujyamo. Ariko ngezeyo nge nagenze ubundi giye mu buzima bwanjye numvaga ari nkanjye ufite ikibazo cyo kutabona ngenyine. Yego. Kuko nta nundi wari uzi nawe narinze. Noneho tujye ngezeyo ndabyibuka bakamvuga bati uyu n'uyu ntareba. Noneho namaze koko ntureba. Ati sida ndibuka ngi Gatagara nini twaje ikibando igikoni rwose. Baciye hafi aho. Ngezeyo bati iki gikoni gisubizeyo ni mundekera inkoni. Ati nabandi baragenda ni mundekera inkoni. Uko nta wari warakwigishije kugenda udafite inkoni? Oya n'ubwo kugenda nagendanaga inkoni. Urumva nibyo dusubiye inyuma gato. Kugenda nagendeshaga inkoni. Kandi urumva kubera ko nkubwira ko twagiye no kwa muganga wari wikizungu kwivuza amaso. Yego. Niyo twajyaga no kuraguza mu bapfumu. Naho barwariraga ku nkoni. Bashyiraga inkoni inyuma. Nkajya ngenda nyigenderaho gutya. Bakurura nkaho kurura gahene. Ubwo byatumye numva inkoni yo yafatwaga no kuyoboye. Noneho nanjye nkajya ngenda nyifashe bakajya bagenda bakuru ku murongo. Corona ageze Gatagara nzi ko ngiye ngomba kwitwaza ikibando cyane. Ako mageze mbona abantu benshi batabona. Urumva bara frere yaramaze kwitaba Imana. Ariko bari abantu bita ku bafite ubumuga cyane. Noneho wabaga ugezeyo kumva uri mu babyeyi, wabaga uri mu babyeyi. Yego. Ikibazo ugombaga kugira n'abavandimwe batabona n'ubwo tujya tuganira. Ubu ngubu bamwe mbahamagaye wakumva ukuntu duseko gatembaga. Nuko ubwo ngeze Gatagara. Ari abakobwa gusa se cyane abahungu? Ni rusange. Bose hirya no hino. Ni rusange pe ni rusange mama. Rero turingezeyo nyine ntangira kwiga burayi. Inyandiko y'abafite ubumuga bwo kutabona. Ndayibona. Ngiga nk'abandi. Kwiga gusoma no kwandika. Cyane rwose. Maze Imana igiye no kungira neza impa n'ubwenge. Yego. Ntabwo nigeze ntsindwa. Ubwo tukiri aho tutarakomeza by'amasomo iyo wibukaga ahantu wavutse imirererwe imibereho ukaba ugeze ahantu ushobora kurya ukabona aho uryama ukabona abantu bakuvugisha ukabona abantu bagukunze wumva gumerewe wabaga wishimye ariko ikibazo ni cya kiruhuko kiri buze gikuru tugataha. Wari ubizi neza ko uzasubira mu rugo? None sandi wari kujya ni he? Nagize ngo bagumagayo. Oya twarigaga mu kwezi kwa 7 tugataha tugasubira mu muryango. Mukaruhuka igihe kingana nka amezi 2. Ni rusange Gatagara byari rusange twigaga twarukaga amezi 2. Aho muri amezi 2 ugahita wibuka ko ugiye gusubira muri ya mibaba. N'abandi se wumvaga bari ko baganira bavuga natwe nitworoye. Bose ntabwo ari kimwe. Ariko ngiye ngo netaga ntekereza ko ngiye gusubira muri wa mubaba. Nyine nkawusubira. Ngaho ntekereza inshuro ya mbere ubwo tuvuga ikiruhuko cya mbere mugiye kuva Gatagara. Bakaba
none se Goda wari urimo umbwira ukuntu nyine wari umaze kumenyera abavandimwe turimo twibaza tuti noneho usubiye mu rugo nyuma y'amezi 7 wumva umeze ute? uyu buzima bwahita gutekereza ko ubwo buzima bw'igiye gusubiramo kumva rero nta munezero ufite kandi koko niko byabaga biri. ntabwo wigeze uvuga uti sindi butahe? ntabwo byari gukunda kuko itegeko ryari gutaha itegeko ryari umunyeshuri wese gutaha. Mbwira rero ugeze mu rugo byagenze bite? byari bya bindi nyine byo kongera kurwara amavunja, kongera kwigunga. Barongeye bagufata nabi cyane rwose, kandi uvuye kwiga barabonye ko hari impinduka? Ntaso ntabi umuntu yawumye amaso nyine n'umutima wabona byose byarangiye. Hanyuma rero nta kintu wumvise nawe ubwo nta myanzuro wumvaga wafata yindi? Oya, nari nkiri umwana muto, ukiri mutoya. Hanyuma amezi 2 urayamaze rero, wenda 3 musubiye kwiga. Mbwira rero ubwo buzima bwo kuba ku ishuri bwakumariye iki? Ubuzima bwo kuba ku ishuri byatumye tuba mu bwigunge, ikindi bigatuma wumva ko atari wowe wenyine ufite ikibazo. Ikindi twigaga amasomo nk'ay'abandi bose, urumva twigaga ibyo guteka, tugahinga, tugakoropa, mbese twabikoreraga imirimo yose isanzwe pe. Nta bakozi bahabaga ngo barakora niyo babaga bahari hari ibyo babaga bashinzwe, ariko natwe ari byo dushinzwe. Ni ku ishuri nk'ahandi hose? Ni ku ishuri nk'abandi bose pe. Tukiga, tugateka, tugakora ibintu byose, tukaganira, tukajya muri siporo, tukiruka, mbese ubuzima bwose bigatagara, wumvaga byabaga bikomeje nta kibazo. Hanyuma rero Gatagara yimazemo imyaka ingahe? Gatagara nazo nimaze imyaka 8. Imyaka 8? Ugenda ukaza mu kiruhuko ukongera ugasubirayo? Aha, nyuma y'imyaka 8 ubwo hari nko mu yihe myaka? Navuye muri 92. Yego. 92 twavuye, nari ndangije uwa 8. Icyo gihe ndangije kurangiza turataha. Twiteguye ko dushobora kuza komeza segonderi, ariko jenoside birabyangije byose. Jenoside byose byari bishwanya gusa. Uratashye ugeze mu muryango, mu gihugu ntabwo bimeze neza, hanyuma usubiye muri wa muryango utakumva, utagukunze se, byagenze bite? Uwo muryango urumva byari ibibazo byiyongereyeho, na jenoside yakorewe abatutsi birabaye, maze kuba guhunga, abahunga barahunga. Hari aho n'ubuhamya burebure umuntu wese yihariye. Barahunga, bagahunga, nta no kukubwira ati tureka tukugenda, akajya nkari Nyagihuni kano hakurya, cyangwa akajya Kayumbu, bwacya mu gitondo bagaruka bagasanga ndahari. Bajya babakishije bakazi n'ahase? Oya, ni urugero. Ni urugero ntanze rukurikije hano dutuye. Yego. Wenda bakava nka Niboyi, wenda bakerekeza mu Nyanza, cyangwa muri cyangwa Kabeza. Yego. Bakagusiga, bakansiga, baza bagasanga mba ndiho, bakongera bakagenda, byo kabagenda, bakongera bakagenda, byakubita bakiruka, bati n'undi wowe warapfuye, n'undi nta nuhagukiza, bazaze n'undi biyicire, n'undi we tugufite tutagufite, n'undi uri umuntu, utazadukerereza mu nzira, utazadukerereza, inde se wakwita. Hanyuma ubaye aho ukwezi kumwe, 2, 3, 4 ugumya aho ngaho muri ayo matongo? Guhunga rusange, urumva ni kundi byaga bikaze gutya, yenda batinga bariya bakaba barirutse, mu gitondo bakongera bakagaruka. Ariko guhunga burundu byabaye mu kwezi kwa 5 gushira kuri 28. 94 baragenda. Ubwo se wumvaga mu mutima utekereza ntacyo, numvaga n'undi narapfuye, kubera guhora bivuga kenshi. N'undi numvaga nge nta kibazo mfite, abandi n'undi gupfa narapfuye, bashaka bazaze birangiriza. Ariko buriya umuntu utarageza igihe ntacyo. Ubwo inkotanyi zavuze zifata iwacu. Hiraho se ubwo amaraga umunsi 2, 3, 4 ntacyo ushyira mu nda? Oya, inzira z'Imana zirenze igihumbi. Bagiye nk'uyu munsi inkotanyi zibaza zigeze ngo iwacu. Akubaza uri muntu ki, urinde ukabibwira. Hangize rero bakaguha n'abandi bose. Kuraha sinkureba, sinakuza, bimeze bitya, ninjye ntago nkuza. Ariko nyine urumva hari n'abandi babaga baragiye, wenda bakazana nk'umuntu bakamugwa, akavuga bati uyu muntu mumenye azabeho.
bakajya baza kudusura kugeza ubwo nyine abantu bahungukiye bagira amatsiko yo kumenya ko umwana wo kwa ntabareshya ariho baje basanga ndiho. ubwo umuryango baraje basanga baragarutse nabo dukomezanya mu muryango pe kwa kundi hasi hejuru n'ubundi. aha niba navuga bati twasize Gaudence none dusanze ari muzima, Imana irakora, reka tugire ibyo duhindura. na nyina yaramwanze na nyina nta kintu ntiyamumenye, twe ntabwo twamwitaho. na se nuko akwise wenda aho yabaga n'undi ari muri abo ngabo se wenda n'undi kera ntiyabaga afite n'inshingano cyane zo kwita ku mwana. aha ubwo buzima nabwo buciyemo ubuntu bwiza bw'Imana cyane nyuma ya jenoside rero ngaho reka turebe nyuma ya jenoside nacyo ni ikindi gihe gikomeye n'ubundi buhamya nshiramo. noneho ugarutse mu muryango baragarutse batangiye gushakisha ubuzima, igihugu cyose cyarasenyutse, abantu mwari muziranye wenda barapfuye. nshiramo mu myaka mike cyane ikurikira jenoside, ndi maze kugira nk'imyaka hafi nari maze no gukura, nari maze gukuramo, nari maze gukura. byibura se hari akantu kakoroheye mu kubaho nyuma ya jenoside? karahari. jenoside irangiye habaye ibibazo bitandukanye. n'imbwa zaryaga abantu, nanjye muho zari kurya zari kurya, kuko na papa ndibuka ko zaramuriye gutya ku manywa y'ihangu. imbwa zari zarasaze nazo, zari zarasase. noneho ubwo hari umubyeyi twari duturanye atangira kunyigisha ibintu byo gusenga, ankundisha gusenga. mbese wari unazi gusenga ibyo ari byo? kareka ese niyo nasengaga ko natukaga Imana, nasengaga ibyo kuyituka, ntawe numvaga ntacyo bimbwiye. anyigishije ibyo gusenga rero atangira kunyigisha ko njye ndi umuntu nk'abandi. mbese Imana imuha urukundo, naravuga ngo yambereye nka mama muri icyo gihe. yanyeretse urukundo urwo mama ari kunyereka muri icyo gihe. mu byanyereka ko ndi umuntu nk'abandi, anyereka ko ngomba kwambara, nkavuga nti se ngiye ko nambara ubusa ati nzajya ngushakira imyenda. anyigisha ibintu byo gusenga turatangiye nyine akajya njyana, bigeze aho akajyamo n'umwana tujyana gusenga, ariko n'ubundi zanambara mu rugo zirahari. ariko noneho ntangiye kuva mu nzu, ntangiye kumenywa n'abantu. abantu bose bambonye nanjye bakanyikundira, nanjye nkumva ko mfite ihumure ry'uko ngize gute nzwi n'abantu, kandi bakaguhobera cyane rwose, bankunda, bakanganiza ijambo ry'Imana, bakanansura mu rugo nyine ntawemererwa kugera mu nzu yabo. mwicare hanze ntagire umuntu urongerera mu nzu, ubwo tukaganirira tukiyuzurira amashimwe. ubwo rero numva ntangiye kugarura umunezero w'ubuzima mu buzima. rero hanyuma ubwo ntabwo byagarukiye aho, n'ubundi kwa guhezwa kwarabonetse, kwa gutotezwa kuraboneka. byabaye birebire. ubuhamya nshaka ndashaka kubusha ukuntu njye nituriye hano, ibindi byo ni ubuhamya burebure. mbaye muri ubwo buzima, cyakoze cyo ntangiye gutinyuka, nanjye numva ko ndi umuntu. nanjye numva ntangiye kwambara umwenda birakunda. umpaye umwenda nanjye nkamenya kuwubungabunga, mba nangiye kumesa umwenda, mba nangiye kumenya kwicira inzara, kubera ko nari ahari cyane rwose. nuko ntangiye kumenya kuvugana n'abantu, tukavugana tukaganira, mugahana gahunda azubahiriza, turajya gusenga sangahe tukajyana. hagera mu rusengero nkabona ntibampeje nk'uko ihezwa naribonaga mu muryango. hari ugusenga tugasenga, nanjye numva mvuye ibuzimu, mbaye umuntu. numva mbaye umuntu. ubwo rero igihe kiragera, kwa gutotezwa ko kwarakomeje birebire cyane, kereka ufite umwanya muremure, ariko byari birebire. duciremo tuzakora ikiganiro cya kabiri, utubwira uburyo nyine mu by'ukuri wafashe umwanzuro wo kwibeshaho, guhaguruka ugahagararira ku bw'ubuzima bwawe. ariko ako gace gatoya byibura kaduciremo iryo totezwa ryari rivuga ngo iki, riri mu biki, mu buhe buryo? itotezwa urumva iryo nari mfite ryiyongerewe n'indi rivuga ngo sindi umuntu nk'abandi, njya mu bantu gukora iki, ubundi barongera barameza n'ubundi ujya gukora iki, ubundi wowe ufite ijambo riye, ukudusebya, ubundi wowe urimo uradusebya. mbese ubwo nyine bikurira nako kutahabwa ibiryo byari bikomeje, ariko ntacyo byari bikimbwiye, kuko wa mubyeyi mubwiye ubundi yarakomeje ambera mu mwanya wa mama yabaga. umubyeyi akamenya, akayihutuma nk'abana ati ngwino tukugaburire, ngwino tujye gusenga. akenshi abinyuzaga mu buryo bwo gusenga. aha tugiye gusenga nananyuraho nkirira, ibyo nta kintu bintwaye. ubwo rero bigera ubwo buzima, kubera ko nari maze kumenyana n'abantu, Imana igira neza mbamenye kwijyana mu nzira.
nkajya nijyana no gusenga yego ava nkano nkagera nkariya nk'inyarugati nijyana no gusenga nkijyana nta kibazo wenyine mu muhanda n'ubu Nyamata ndangiye nakugeraho n'amaguru bazisa abaturanyi banjye ntibazi ko ngenda cyane nawe komesa ngerayo ubwo rero nangiye kumenya kugenda mu nzira nangiye kumenya kwambara umwenda nk'uyu nkawumesa nangiye kumenya kwambara agakweto nk'aka ugasokoza ya mavunja avuyeho urakumva nari maze kugera mu bantu nari maze kugera mu bantu banyakiriye mbese batanyereka ko ntafite umuntu rero banibereye muri ubwo buzima mbanye nabo nyine nkatotezwa ariko najya gusenga Imana ikakubwira neza nanjye kambwira neza nkumva n'amasengesho nkumva n'indirimbo abantu bakaririmba yemwe nahise njya no muri korali yego nahise njya no muri korali ubwo rero ubuzima burakomeza gutotezwa ntabwo byacitse nabwo ngo byacitse aho mfatiye umwanzuro wo kuvuga ngo turatandukanye ndabirambiwe hanyuma se dusoza ako gace mu by'ukuri abo ba nyogosenge ba so wanyu bagiye bashaka abana babo bakaza ntihaboneke n'umuntu n'umwe mu muryango amagambo bakunda gukoresha abantu mu by'ukuri wenda sinzi ayo bakoreshaga kuri wowe ariko ku muntu utabona ugasanga ntabwo ari meza kuri wowe yagiye akugeraho n'ibikorwa bibi cyane byagiye bikugeraho ndetse n'abo bana babo bakaza ntihagire n'umwe wagira uwo mutima oya abana bararengana abana ni abatagatifu yemwe na data wacu wenda kuko ajya gutukana na papa ijana ku ijana ahubwo ati umwana muzamubazwa uyu mwana data wacu ajya gufata umwanya akaza kumpandura amavunja naba ngiye kwa data wacu nta kibazo negeraga rwose pe ikibazo cyari kuri nyogokuru na papa na masenge ariko ku bandi bantu mama se warinze ugira iyo myaka y'ubukure mama namumenye 2002 ukiba kwa mukecuru cyane araza afite n'abana bakuru oya ntabwo yaje nyogokuru kugira ngo mama amenye twaso cyane nakora igahanga njye ntabwo nari nzi ko ari batuye noneho abatubonye hafi cyane ani gahanga ni baratuye ngo noneho dusohokeye muri korali turasohoka nka korali bisanzwe tujya mu ivuga butumwa ageze nawe yarasengaga oya uri abantu bose bafite ukuntu bifashe biva ku Mana noneho abambonye turikundanira barangije reka bazagenda bavuga bati twasuwe na korali irimo umuntu ntareba ariko arahimbaza Imana ariko arafashwa ariko bimeze biti mama nawe akabaza ese wo muntu ameze ati yarabizi ko afite umwana yarabizi cyane ko yaranyishe nirangamuntu fatirangamuntu yarayinyimishe yarabizi ko mpari wari waramutumyeho utinda papa niwe wamwitumiyeho ati mwana ashaka ko irangamuntu harya ubwo byasabaga ko umubyeyi yaza nanditswe kuri mama nanditswe kuri mama icyo mbere wumva twandika ku bagore kuko batashyingiranwe ubwo rero baragiye baramubwiye abandi batinya muri uwo n'umwana wanjye arabivuga ngo n'umwana ati se namubonane abandi batuza nyina barukuri atuzazi tuzakujyana wasengera rero igihe kiragera baraza kwa kundi abashyitsi bivuga bavuze ngo ni nyirabazungu agatanya amarira izina mbwira umuntu twari twicaranye nishantira iteraniro ririmire uwo muntu uvuze aya mazina ko ashobora kuba ari mama hari se mama wabaho ntabaho amazina wari uyazi nari nyazi nese nirangamire nawe umugani bana mwirangamire nari nyazi nuko ubwo rero iteraniro rirangiye aza gahunda zidukeneye ndabandi wangiye hanze mageze ikintu cyamumbwiye namubwiwe n'amarira yararize umukecuru ararira iteraniro rirahagarara umukecuru ararira nanjye numva ngiye kure ariko ntihagararaho ijambo yambwiye arambwira ati mva mbabarira ngiye ngusabye imbabazi nanjye ndamubwira ntakamubwira igihe nakubabarira kandi n'ubundi akubabarira nta nubwo amajije menshi wagiye utera umubyeyi we ntabwo njya nkunda gukurikirana ibintu bimwe na bimwe bitagize n'ikintu biri buhindure hari ibintu wumva ukumva bishobora kuguteza n'ubwo kugusubiza inyuma ntabwo nenda kubabarira umubyeyi rwose ikimenyetso cy'uko mbari uzansura wewe mpawe utuye ngo wowe ngo nzaza kukwitorera koko yarafite abandi bana urumva yari yashatse undi mugabo yego noneho agahenda rimwe na rimwe bashwana n'umugabo ngo afite umwana umugabo nawe akamutuka kamubwira ati urya imfura yawe uwo mwana si umuntu nk'abandi noneho abandi bana nako ubundi uwo mukuru wacu utatuzanira ngo umugome nawe bakamutuka
none se yakubwiye ko impamvu atakugeraga hari iyihe goda? ni imiryango n'umugore n'umugabo ntibabijyamo. nabyo ndibo baragiye bashwanira kera. Abagore n'abagabo ntibabishobora. none se ubwo ko umuntu ni mugari. ko mwari muhuye uwo mwanya wumvaga umutima ubohotse njyewe wari ukumva mwakiriye nka mama cyane rwose. n'ubu kandi turabanye ngabo baturanye. turabanye kuri Noheli mugurira igitenge ngabo babihamye umubyeyi cyane rwose. n'ubu ajya asura hano tugakora umunsi mukuru. yego ari abashakira barabizi na Shakira namujyanyeyo. yego ni n'inshuti ye cyane. yego tubanye nk'umubyeyi nk'umwana nta kibazo. kandi na papa turabanye. na papa arahari kandi nawe ufite abana ego bakuru cyane bo komeye cyane rwo tuganira nka basazo banjye. Imana ishimwe. bakoresha ubukwe bakaba nta muntu akoresha ubukwe ngo bari kumamagara. arabwenda babwira nti bana ba data kandi mukaba n'abana b'Imana. nta kibazo na kimwe dufitanye. nta nacyo ariko rwose n'ubundi data ni umukuru ari w'Imana yaratubyaye kandi Imana yamuhaye umugisha turiho. kureke dukunda ubuzima bwacu ntacyo dupfa. ari ubyaye aza kunyereka umwana. ari abashyingiwe barantumira bati ntabwo ubukwe buri butahiye ubukwe. ntajye nkabatwerera. hari uwabyaye najyana igiseke. ariko tubanye neza. Imana ishimwe. nari nkeneye kumva ubwo buzima. duciye mu gice cya mbere cy'ubuzima bwa Gaudence. mu by'ukuri umuntu wese arabyumva. ni ubuhamya bukomeye. tuba twanga gushyiramo amarangamutima ngo umuntu tutongera tugakomeza. ariko uyu munsi harimo abantu barimo baraca mu buzima nk'ubwo. harimo abantu barimo kubwirwa amagambo nk'ayo wabwirwaga. hari umuntu wenda imvunja ntizikiriho cyane ariko nizabura nawe akavuga ati ubuse nanjye akawenda amajwi yacu akaba amugezeho akabatetseho nanjye nahindurirwa ubuzima. ndagira ngo rero mu gice cya kabiri tuzavuge Gaudence nyuma y'iyo mibabaro yose, nyuma y'imyaka 20 n'ingahe icyo gihe amaze guhura n'ibintu byinshi, wafashe umwanzuro, wahuye n'ubuzima bwiza cyangwa se ubuzima bwakorohereza, bigenze bite? hanyuma ndumva aricyo gice cya kabiri tuzakora tuvuga ngo nyuma y'iyo miruho yose, nyuma y'uko gutotezwa kose, nyuma y'amarira menshi warize, Imana yaje kuyumva iguhindurira ubuzima. rero dusoze iki kiganiro cyacu igice cya mbere dushimira umuntu wese afashe umwanya akadukurikirana, kandi ni ukuri Gaudence atanga ibyiringiro ku muntu ubabaye. wenda waba ufite ubumuga, wenda waba ufite ubuzima waciyemo butakoroheye, ukaba uri hasi, ariko ndumva nta muntu waba yarari hasi kurusha aho ngaho tuvuze ku buryo utahaguruka. igice cya kabiri rero tuzaza tuvuga ukuntu Gaudence amateka yahindutse. aha twicaye niwe turaza cyangwa tuzagera igihe wenda abantu tubereke niwe ku maboko ye washoboye kwiyubakira inzu ye, afite ubutaka, afite ibikorwa, wenda azagenda biduciramo. hanyuma nawe wagirirwa amahirwe yo kuba Imana igutekereza, ariko icyo usabwa ni icyizere, ni ukwiyemeza. Gaudence ngira ngo nijya azakomeza atubwira. ndagushimira Gaudence, Imana igumugisha. namwe murakoze cyane twemera kuganira natwe. nta kibazo, umusanzu turawemera. yego. hanyuma n'abandi bose badukurikiranye mukomeze mugubwe neza, kuko ukurikirana ibiganiro byacu mumenyesha n'abandi ko hari ubuzima nyuma y'ubuzima wenda butameze neza. mukomeze ubundi buzima. yego. Imana ibahe umugisha.